duhamagara kuri 078 56 86 68 kabiri. Dongera nsubiremo 078 56 86 68 kabiri. Mugasoma wa eshatu kunda ubuzima dutwa aho niho mwakura amakuru kuri website yacu wa eshatu kunda ubuzima dutwa cyangwa YouTube channel ni kunda ubuzima health care aho hose mwahadusanga cyangwa kuri web page ni kunda ubuzima nayo mwahasanga amakuru afatika y'ibyerekeranye n'ubuzima bwa muntu. Rero muri kunda ubuzima health care dutanga inama nziza ku buzima twirinda dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Nkuko mubizi iyo umuntu ariye neza abariye umuti, yarya nabi akabariye uruzi. Rero nkuko tubiziranyeho ubuzima bwiza buruta ubuzima bubi, kuko ubuzima bubi burica ndetse buramugaza. Rero muri kunda ubuzima health care dufite intego yo kuvura abantu dukoresheje imiti ikomoka ku bimera irinda ikanavura kandi ihabwa ubuzanenge n'ikigo FDA Food and Drugs Administration ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practices n'ikigo halal cy'abayisilamu gishinzwe gusuzuma imiti n'ibiribwa cyangwa se ibintu biri hamufuru bishobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Muri kunda ubuzima health care rero nakagaruka, ariko ubu ngubu tugiye kubaganirira kuri product yitwa Golden Haifa. Golden Haifa nawe urabyumva harimo ijambo hayi, ni ijambo rikomeye cyane kandi ni product nziza mu gufasha ubuzima bwa muntu, mu kongera immunite, mu kurinda ibibyimba bifata mu nkondo y'umura. Golden Haifa ni product ifasha ku myanya myororokere haba ku bagabo cyangwa se ku bagore. Iyi Golden Haifa iragenda ikajya gutunganya ku myanya myororokere ku bagabo ndetse n'abagore. Iyi Golden Haifa ifasha gutuma col uterus ikora neza, inda ibyara igakora neza, ndetse iyi Golden Haifa igira umumaro mu kuringaniza imisemburo ku bagabo n'abagore. Abagabo ibafasha kuri prostate ndetse n'igihe yabyimbye ikayibyimbura. Iyi Golden Haifa si ibyo gusa ikora, kuko ikozwe mu bimera byinshi bitandukanye, kandi by'umwihariko ifasha no ku bantu bafite ikibazo cya hypertension ndetse n'abafite ibibazo bya kanseri zitandukanye, n'abafite ikibazo cy'ibibyimba, n'abafite ibibazo bitandukanye by'umubiri bishobora kwataka uturemangingo bigatuma uturemangingo tudakora neza, aritwo bita serire. Iyi Golden Haifa capsule isana serire zangiritse z'umubiri ndetse igakora izindi serire nshya guhera ku ruhu kugeza imbere mu mubiri. Golden Haifa ku badamu ibarinda kurwara myome, kuko irihagije mu kuvura ibibyimba bya myome, ndetse iyi Golden Haifa igira uruhare mu kuringaniza imisemburo ya progesterone ku bagore, ndetse ikagira uruhare mu gufasha abagore bajya mu mihango bakaribwa. Golden Haifa irihagije. Iyi Golden Haifa igira uruhare rwo gutuma umubiri ugira ubushobozi bwo gukora neza ndetse no kubasha kurinda indwara zitandukanye, kuko ifasha umubiri mu gukora amatikoro ndetse n'amatigene. Golden Haifa by'umwihariko ifasha ku ruhu, abadamu bagira uduheri ku ruhu. Iyi Golden Haifa idukuraho ihereye imbere ikazana inyuma, uruhu rukamera neza. Golden Haifa by'umwihariko ndongera asubiremo, umuntu ufite ikibazo cya hypertension, ufite ikibazo cya diabete, ufite ikibazo cya allergie, iyi Golden Haifa ikuraho allergie, kuko ikungahaye ku ntungamubiri zo mu bwoko bwa B, ndavuga nka vitamine B8 na vitamine B4. Iyi Golden Haifa irihagije mu gutuma izi vitamine ziyigize
zigira ubushobozi mu gufasha umubiri gukora neza no kugira ubudahangarwa no kubaka umubiri kugira ngo umubiri ugire uduserire twiza tumeze neza kandi tudafite ibibazo. Golden Heifer ifasha itembera ry'amaraso mu mubiri gukora neza, imitsi igakora neza. Golden Heifer kapsule ifasha umwijima gukora neza, kuko igihe umwijima wabyimbye ugakoresha Golden Heifer irawubyimbura ndetse ikagira uruhare mu kwica amabagiteri aba yatatse umwijima, ndavuga udukoko tuba twatatse umwijima. Iyi Golden Heifer ikoreshwa ku bantu bafite ikibazo cya hepatite B na C, ndetse n'igihe umwijima wabaye marinye cyangwa se warabaye cirrhose. Golden Heifer ifasha umwijima gusokera tarabire ndetse no kudetoxifiya no gusitoka intungamubiri harimo nk'isukari, ku buryo igihe umubiri wa isukari wari ufite irangiye uhita uyitabaza ukayaka insuline ikayaka glycago ikayaka umwijima. Ibyo bigatuma umubiri wakira isukari yagenwe kugira ngo umubiri ubone ingufu ukoresha. Golden Heifer by'umwihariko abantu bagira ikibazo cy'isesemi ya hato na hato, iyi ngiyi iragenda ikayikuraho. Subiye inyuma gato kuri Golden Heifer, dusanzwe tuzi ko umuntu ufite ibibazo by'umwijima watangiye kwangirika arangwa no kugira iserere no kugira ubudahangarwa buri hasi, mbese umuntu akumva acika imbaraga no kumva yarabuze apeti no guhora yinanura buri munsi no kujya kurya ibiryo agahita yumva ahaze. Golden Heifer ibyo bimenyetso byose mbabwiye iragenda ikabikuraho, n'abantu bagiye urushwima rukomoka kuko umwijima wabyimbye umuntu akabyimba inda. Golden Heifer iragenda ikajya kuresolva icyo kibazo, ubundi umuntu akagira ubuzima bwiza. Anti-aging ndetse Golden Heifer ni ibyishimo ku bagabo, ni ibyishimo ku bagore, ni ibyishimo ku uwo ari we wese ufite ubuzima buri kugenda buhungabanamo gake. Iyi ngiyi izanzahura umubiri ukongera ukaba neza, ukongera ukamera neza. Nsubiye ku bantu bafite ikibazo cya prostate, iyi ngiyi byimbura prostate igihe yabyimbye yarabaye inflammé, ndetse waratangiye kwihagarika nabi, inkari zikaza zitinze, waratangiye kumva uribwa, udusabo dukora intanga twaratangiye kubyimba ari two bita testicule, ndetse n'intanga zatangiye gucika amazi, ukumva mbese nta mahoro ufite. Koresha Golden Heifer iragenda igukemurire icyo kibazo kandi wumve umeze neza cyane. Ntabwo produit naturel wazinywa inshuro imwe gusa, ahubwo bisaba byibuze kuzinywa byibuze nk'amezi 3 kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ndababwira kuko produit naturel zitandukanye na produit chimique, kandi produit naturel ntabwo zigirana interaction n'imiti yo kwa muganga, ahubwo igihe uri gufata iyi miti naturel ikozwe mu bimera ushyiramo intervalle y'isaha 2 ukabona gufata imiti iyi ngiyi naturel kugira ngo ubone ubuzima bwiza. N'urugero, nimba unyweye imiti iri produit chimique washyiramo isaha 2, nyuma y'isaha 2 ugakoresha iyi miti naturel kugira ngo ijye gukuramo izo toxines ziba zasigayemo kugira ngo umubiri umere neza. Golden Heifer ni igisubizo ku bagabo, ni igisubizo ku bagore, ni igisubizo ku muntu ufite uburwayi bw'umwijima, ni igisubizo ku muntu ufite imyororokere itagenda neza, ni igisubizo ku muntu ufite uruhu rumeze nabi, ni igisubizo ku muntu urwaye hepatite, ni igisubizo ku muntu urwaye hypertension, ni igisubizo ku muntu ufite ikibazo cya hypotension, ni igisubizo ku muntu ufite ikibazo cya hyperglycemia, ndavuga ku muntu urwaye diabete, ni igisubizo ku muntu ufite amaso atabona neza, ni igisubizo ku muntu ufite migraine, ni igisubizo ku muntu ufite stroke, ni igisubizo ku muntu ufite amaneri adakora neza, ndavuga imyakura. Golden Heifer kapsule irihagije kuko iyi Golden Heifer ikuraho ubugumba. Abantu bagize ikibazo cy'ubugumba, iyi Golden Heifer iragenda igakuraho. Bageze mu kibazo cya menopause, kandi tuzi ko epuizoma ihera ku myaka 45 kugeza ku myaka 50. Rero iyi Golden Heifer irinda ubugumba ndetse ikanabukuraho. Muyikeneye mwayisanga mu ivuriro
kunda ubuzima health care. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.